turakwishimiye kuba tukubona aha ngaha tuba turi kumwe nawe murakoze amakuru yawe ni meza cyane Dekate ati inkuru itibariwe na nyirayo iratuba reka nkubwize ukuri ko abantu bari aha ngaha bafite uburakari n'agahinda ku nkuru itari nziza y'ibyagukorewe y'ibyo twumvise bidashimishije namba dukeneye ukuri kwiviriye mu kanwa kawe kuko aha ngaha ndakubwira ko kuri 90 ni abantu bari muri diaspora n'abantu bari muri diaspora abenshi hano turashaka kumenya ukuri mu by'ukuri ibyo bari kutubwira nibyo kuko baduciye umugongo mu by'ukuri reka tuguhe umwanya uhagije wibwira abantu wivugira ijambo kabisa wivugire ntekereza ko iyi ngiyi ni nka advocacy cyangwa n'ubuvugizi ntidukunda karengane n'ukuri gakunda sasa kuri rero ijambo ni ryawe mansuza abafana bawe abantu bataraha we love you so much. Thank you so much. Ndabasuza n'umuziki twakunze ni umuziki wawe twakunze niyo Bosco nta wundi muntu twakunze uyu musore turi kumwe nawe aha ngaha hano uyu nguyu Bosco twakwakiriye murakoze ndabasuza mwese nibwo bwa mbere ngeze kuri Twitter like nta nubwo narinze space yariyo cyakoze gusa nagiriye ubuntu bwo kuba ngiye nkoresha phone buriya njya mbona abantu benshi babyibaza wese buriya yikoresha gute ariko ku bantu bafite iPhone hari muri setting hari ahantu handitseho voice over iyo uyitaninze on everything nyine kiri kuri screen nyine iragisoma so rero umuntu wese ushobora kwandika ikintu nabashije kwagira n'ubundi ndabyisomera ndabyikorera ntago nyine rugufasha kuri telefone kereka ipfuye technically ku buryo abatekinisiye bayikoresha ubwo aho ngaho ni ukuyamba marimo nyenge wenda ku bantu bibazaga se buriya bikoresha gute ariko comment ibyo mwandika byose iyo mbashije kubigeraho ndabisoma biragaragara rero ko benshi muri mwe nabonye barangaragarije urukundo ndabizi neza ko ibintu nk'ibi byose bikorwa mu izina ryo kuba nyine hari urukundo ruhari nta umuntu wese wagira icyo cyavuga niyo byaba bitari byo ariko byose bikorwa kugira ngo nyine ngaragarizwe urukundo kandi ndabibona and I recognize that cyane so rero sinzi ukuri nje nsanga mwatangiye ndaza kugenda nshingira ku byo buri wese wenda ku kibazo ari bumbaza wenda nkamusubiza ariko hataragira numbaza inkuru nziza mu buzima si igishya kandi n'imbisi ibishya byose ni part of life kandi nyine kubyakira no kubirenga nibyo biba bikenewe yego ndaza kugendera ku cyo muri bugende mu ntahera murambwira niyo Bosco n'umwe mu bahanzi dukunda cyane twakunze indirimbo ze imwe mu ndirimbo twakunze bwa mbere niyo ndirimbo ukinnye icyo ni ngo byinshi byagiye bivugwa ndagira ngo mvuge kuri niyo Bosco umunsi yanditse yuko yitandukanyije n'uwo bita IRENE kuva icyo gihe n'uyu munsi aho bihagaze nuko bimeze ni ikibazo okay sasa wenda ukuntu byari bimeze ndahera wenda mu mizi aho ukuntu vugisha kuri n'ugi kibazo abanyarwanda barakumva ya I know so rero ngewe naje muri no muziki okay nahoze ndi umuntu ukunda umuziki ariko wenda bitari ibintu numva ko bizagera aha ngaha nza kuvuga noneho ngewe niga gitari niga ama-instrument nyigira ku mashuri naguma ndiga ama-instrument ni training mu kuririmba ariko ntavuga ngo wenda nzanabigeza kure rimwe nkana recording n'uturirimbo nkatuzana ahantu abantu bakabona like down to ari uyu mwana ni down at hill ntago ari umuntu nyine wo kwita akinwa gutya ku maradiyo bari bafite sanse uko hari na benshi bandushaga benda impano cyangwa na expression nziza kundusha
rero nuko byaje ariko noneho nza kwaka umuntu amanimero mu banyamakuru rero yamaye harimo na Irene. Ntago nababeshya ahantu ndi kuba munzi gutyo mukina izo ndirimbo mukumva ukuntu umeze ni Irene kabisa, kuko nyine ni benshi barenze cyane banamurusha wenda no kuvuga ngo ubushobozi cyangwa iki bandenze banyirengagije. Ntago rero mu bintu turi buze kuvuga turaza gushyiramo nyine turaza kuvuga ku bibi gusa. Buriya nyine umuntu aba yarakoze n'ibyiza, kandi hari n'igihe n'ibyo wewe wita ibibi nawe kuri we babyita ibyiza. So ibyiza rero biba biri mu maso y'uwabikorewe cyangwa uwabikoze n'uwabirebye ubwabyo, twese uko tujajinga biduha ibisobanuro. So rero naragenda musanga ndi ahantu rwose pe umuntu yabonaga nyine ko wenda bidasa neza, nawe ariko nsanga hari muri gasozi we like akora nawe hari ahataragera. Ibyo ari byo byose tugenda twese twevulewe ahageze, ntabwo ariho yari ari kandi nanjye aho ngeze siho nari ndi, turazamukana. So ikintu cyabayeho haje kubaho njyewe nizerera mu mpinduka. Iyo ubuzima bwanjye nta mpinduka buri kuzamo, either ni njye waba ubiteye cyangwa n'undi, nitekerezaho cyane. Nimba ari njye ubiteye ubwo ndahinduka mbundi wundi, nimba ari n'undi nabwo ndahindura uko mbana nawe. Ibyo ni ibisanzwe kuko ni imikurire, ni imitekerereze, ni experience uhabwa n'ubuzima uba urimo bugiye butandukanye. Nanjye rero ni muri ubwo buryo byagiye, ndavuga ni ngereranyije n'uwo narinde, kuko buriya abantu mwebwe uwo mubona cyane cyane hano muri Afurika, noneho by'umwihariko mu Rwanda, abasitari mubona hano ngaba bo mubona ni isura yindi bashaka ko mubona, kuko ntawakemera ko yuko mubona asa nabi, arabirwanya cyane. Ni kubera ko brand ni image nyine yacu, tuba tuvuga tuti uko isa ni nako iseringa. Bitandukanye rero n'ubuzima, ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe hazamo no kubaho plastic life tugira ngo tunimpressinge aho kugira ngo expressing. And icyo rero ngewe numvise ntagishobora, nimba ari nako binakorwa ndavuga ni okay, nimba uko naje mu mibereho yanjye rimwe imbere iyo mutabona, nimba uko naje ariko bikimeze, kuko njya mbona abantu bavuga none se ko wivumbuye n'iki, noneho ni byiza ko mpindura ntagize buriya nta n'ubwo mbishinza n'uwo ari we wese. Ntekereza ko nimba nahisemo nabi ntawe nzajya gushyiramo amahitamo yanjye, gusa icyo gihe ni ko nabishakaga, n'ubu niko mbishaka. Guhitamo nabi kwanjye akenshi kongera kuba guhitamo neza, ariko n'ubundi nabonye ingaruka zo guhitamo nabi. Iryo ni isomo rimwe na rimwe n'umuntu ariyigisha. So rero ikintu cyabayeho byarangiye nyine bitakiri ngombwa ko naba nyiri kumwe nawe. Ibindi byo kuvuga ngo inkuru zambuzweho ibyo bakoze, nanjye uko mwabyumvishe nk'ama conspiracy. Bosco Yego tugira aho ngaho kugira ngo tugaruke ku mibanire yawe nawe. Hano nakubwiye ko 80% ari diaspora. Okay. Diaspora Amakuru atugeraho nuko njyewe ndivanamo, nuko abantu bose irandirimbo ikimara gusohoka cyangwa tukimara kukumenya, uzi ko habayeho icyo campaign yo kugufasha
ibi amakuru ahwihwiswa nuko icyo hatanzwe cyo nta amafaranga nubwo agera nyizi kuri cyo ko 1,000,000 habayeho campaign yo kumfasha. ariko hari amafaranga agiye atangwa mu biganiro agiye gukora, hari amafaranga Ni agiye ukuri yoherezwa ibyo ntabyo wamenye. simbizi byarakozwe. Okay, ntaba Nta mbimenye mafaranga wigeze wakira muri icyo gihe. Ndeka Muri icyo gihe ntayo ntabwo yakiriye muri icyo gihe yayamenya nta gute nubwo kuko nzi ko iyo campaign yakozwe. ntabizi, nta nubwo yabimenya. umuntu wese wohereje amafaranga mu gihe cyo gufasha Niyo Bosco kiriya gihe baraza ntabwo Niyo Bosco kubibwira yigeze ariko abimenya. Umuntu wese uzi, niba hari umuntu uzi watanze amafaranga reka ati watanze icyegeranyo uvuga ko amafaranga agera, abyivugire, abantu barazamuka diaspora, umuntu wese uzi barahari benshi cyane. Nahanga turi hano mwabyumvishe ko nta kintu abiziho. ndumiwe. So niba muri ahangaha uzi ko hari amafaranga biradufasha cyane umuntu wese uzi ko yatanze amafaranga atangiye umwana bita Niyo Bosco mu izina rya Niyo Bosco, mu izina rya Niyo Bosco, yaba kimenyekana, nturebe ngo amaze igihe kirekire, ngo amaze iminsi, ngo amaze gutyo. Uwatanze amafaranga mu izina rya Niyo Bosco aradufasha, azamuke abitwibwira ati natanze aya ngaya. Kuko abantu bari gusaba amahika ari benshi, muze kuzamuka mutubwire. Hanyuma noneho twakomeje Niyo Bosco, ubwo icyo amafaranga tukiretse kuko cyari kiraje abantu inshinga, ariko reka tube tukiretse. So ndagusaba ukomeze noneho utubwire, wari ukitubwiye imikoranire yawe, ushimira uwagufashe ari we Irene, wabanje gushimira, ariko turaza no kugera ku mpamvu mutagikorana ubu. Uraza kuyigeraho utubwire. Hanyuma noneho ariko hari ikintu uravuze ngo abahanzi mubona uko bagaragara. Okay, reka tureke kubijeneraliza cyane, reka nizanemo cyane, kuko abandi bahanzi simbabereyeho. Ntekereza ko wenda ari nanjye gusa, ariko ikibaho ntabwo ndabaho plastic life. Nibyo mwabonye byari ibyo byavuye mu kubirwanya, n'ubundi nibyo byavuye n'ubundi mu kugira ngo ntakore ibihabanye nabyo, kuko ngewe nkunda kuba umuntu nyine w'umunyakuri. Nimba ubwo ngubwo ndi umuntu uri strict, ndaba strict, ntabwo ndaza kugenda uko ibingi nyine uko ntekereza n'ibyo nshyira hanze. Rero ngewe icyabaye, abahanzi nyine ngewe nk'umuhanzi mba mbona wenda ngomba kuba ameze neza imbere yanyu, ariko nanone ntabikereya ngo nze mere neza, nameze neza. Ntekerezaga nicyo gishobora gutuma mutabona indirimbo. Buri gihe iyo mfite amahoro nshobora gukora mukabibona, birumvikana. Navuga ko rero mu rugendo rwanjye na Irene mu myaka yose namaze muri branding byagenze neza. Icyo nagombaga kwitaho no gutekerezaho ari nacyo cyavuyemo bino byose, hari noneho muri impact ya brand. Impact ya brand iyo ngewe ntayibona, na brand ntacyo baramariye. Icyo ikosa ntakora ni ukugira uwo mbishyiraho, ariko uko niko byagenze. Nabonye ko ari ngombwa ko noneho ndeba neza ko bya bintu abantu buriya rero nabonye banagendera mu kigare. Sometimes ujya kujya kumva nk'umuntu akabara akubwiye se uzicuza, uzabaho gutya, ntuse ko ugiye, nuko bijya bigenda. Nkabona harimo gutegana iminsi cyane, kandi njyewe muri abo babivuga nta n'umwe naza ngo ndege iminsi nk'uko abikora. Mu by'ukuri ntago abantu Niyo Bosco abantu baranzonze kabisa ngo ese uyu niwe Niyo Bosco banyawe. Mbabarira ibwira abantu nk'umuhanzi kugira ngo bashyire umutima hamwe. Ndagusabye kabisa, ndakuguye, ariko ntabwo ushobora kubyumva. Abantu banyandikiye bamujije amahoro ngo ese uyu niwe, maze kwakira message zirenga 7. Ariko se murabizi ko ari we? So Niyo Bosco, please mpereza kapera ho gatoya wibwira abantu nk'umuhanzi kugira ngo bashyire umutima mu nda, amasegonda 2. Okay.
Oh baby, no, I'm just don't ever go down, no. Tanga tanga gaya nakatago na. 1 2 3 go sika. Nubwo bigiza nkana ariko nyine mba nkabatayemo. niwe abantu muri aha ni niyo Bosco turi kumwe niwe wanyawe. Niyo Bosco ntabwo ngiza kujya kure, nabonye ndakati amarangamutima atabashije kugira ngo akubaze, ariko ngira abizi ngewe ntabwo mvujyanye n'umuvumbi kumuvumba bitewe n'amakuru mfiteho. Reka mubaze ndamubaza ntaciye iruhande. Niyo Bosco, turabizi ko niba mu buhanga ufite mu mpano ufite impano yo kwandika, ufite impano yo guhanga, ufite umutungo w'ubwenge. Hano hari umutungo utagendanwa, tugira umutungo w'ubwenge, uwo ni umutungo w'umuntu ku giti cye. Nabashije gusoma message cyangwa y'indirimbo zirenga 10 wanditse zamenyekanye mu biganiro wagiranye n'umuntu umwe Gwishani Dekati. Mu ndirimbo wanditse ura n'umutungo wawe uratuwita umutungo w'ubwenge, sibyo? Umutungo w'ubwenge. Ziriya ndirimbo cyangwa birabihangano byawe wanditswe, tuzi ubundi abantu b'abakire ba mbere babaho n'abantu bakompoza ziriya ndirimbo cyangwa abantu bahanga indirimbo bakazitanga. Tubwire izi ndirimbo wanditse zirenga 10, wabonye umusaruro wazo cyangwa warazishyuriwe? Bimeze bite? Izira aho ngaho kwanza zande kuko ni zabenshi. Ndazigusomera umbwire ngo iyo narishyuwe. Turahera ku ndirimbo turahera ku ndirimbo Setu warishyuwe ya Aline Sano. Sasa okay, noneho wareka kuzinsomera nkabanza nkavuga ikintu kimwe se. Nk'abahanzi fellowship tugirana biragoye ko yabe yo kuba describable imbere y'abafana, kubera ko hari n'uburyo hari uburyo duhuza, urumva. Icyambere turi umuryango uko nziranye n'abantu, hari uburyo duhuzamo, hari ibyo dupanga, hari ibyo tuvugana kugira ngo ikintu tuba twagikorana gisohoke hanze. Ntago complaininga kutishyurwa kabisa, kubera ko nyine ntago zo ziri muri issues zanjye. Cyakoze gusa of course ni akazi babimenye batagira ngo mishobora kuba nanabikorera ubuntu, ariko uburyo bwose nanditse indirimbo mukamenya ko nayanditse biri fair. Nanditse indirimbo za Vestina hafi ya zose, ndumva izo ntanditse zishobora ntago zirenga 2 zino basohoye nshyashya, kuko wenda ntago nabashije kongera gukomeza kubabona. Gusa n'abana nyine baje numva ndabakunze, baririmba neza, baza indirimbo zanjye numva nabyo binkoza, ndavuga ni nanjye icyo nabasha gukora niyo ntabaha amafaranga, ariko nzabavungura ku mana indimo. Kandi byarabaye, and I'm glad nyine ko byuze hari aho bageze, hariho n'itafari ryanjye. Ahoho numvaga nta nyishyu bangomba, inyungu zanjye zari kubabona bashininga, biri kuba. Abandi rero kwandika ntago ari mu bibazo numva mfite cyangwa n'ibintu numva introducinga, nago kutishyurirwa indirimbo birimo. Niyo Bosco. Yego. Tukira aho ngaho ubwo iki kibaye clear, ubwo dekataraza kukikubaza ko niwe mwana kiganiriyeho. Yego. Tukira aho ngaho ndashaka kugira reka mbwira abantu Bosco aje afite abantu 40, ariko se mwabaye muti? Bosco aje afite abantu 40 amaze kugira 300 gusa. Ndashaka iki amana afite 1000. Turavanga afite 1000 ya. Amaze kugira abantu 300 240 amaze kumufollowinga n'abandi. Dutangariza abanyarwanda ko catfish yacitse amazi. Ya catfish yanagiye. Ese hari umuntu witwa Niyo Bosco wundi ufite 4000? 4000 wowe ufite 40. So nanjye ubwo nari Niyo Bosco ariko twamaze kumenya account yawe, nta kibazo. Abantu mufollowinge Niyo Bosco ura uri 4000 turahita tumubaninga, turayireportinga. Ntabwo byemewe gukoresha izina ry'umuntu. Niyo Bosco arimo araba umwana mwiza cyane. So Bosco ndeka ku umwana yaba umwana mwiza nakazi ke. Bosco hano ukurikiwe n'abantu. Anyway ibyo birakureba, ngo uri hano abanyarwanda bagukurikiye, ibyo uvugira hano niko babitwara. Iyi kabisa nanjye niko nshaka, byaba byiza ariko gutangira hatwumvikana ikintu kimwe. Ndashaka kubyumve, iyo dukoze space nk'uko nguko tugakora advocacy, ntabwo tunyura uruhande. Aha ngaha ntabwo tuzongera kubisubiramo. Iki nicyo gihe ntabwo tuzongera guhostinga Niyo Bosco.
ni ukuvuga ngo ibi ngibi turi kuvuga aha umere nk'umuntu ndavuga gute se ntabwo ari kuri YouTube kuko ahanga ibi turi kuvugana hafi ya YouTube zose zo mu Rwanda ziraza kubifata iki kiganiro ziraza kugikoresha sasa biraza so kumfasha ndagira ngo rero biraza kugufasha kugira ngo wirekure yego uvuge utubwire ntabwo tuza kunyura uruhande ugerageze kutwumva ntabwo ahangaha twe dukora advocacy turavuga ntabwo I know twebwe ugerageze kuvuga ntabwo turi Godfather icyo ntabwo tunyura uruhande twaza nk'abanyamakuru ngo tugukarese niyo Bosco warahemukiwe niyo makuru atugeraho nk'abafana warahemukiwe abakagufashije bafata izina ryawe barikoresha mu nyungu zabo bwite turashaka kumenya ahantu Irene Murinda habi na Aline bagukoresheje urabizi dukeneye ukuri dukora advocacy ntabwo niyo Bosco niyi impano agomba gufatwa wakoreshwe mu nyungu z'abantu bwite babona ibintu ni bibiri harakorwa advocacy niyo Bosco kuri map ikindi byo kujyanga muyoboke usibye na niyo Bosco n'abandi bose ibyo byo kuvuga ngo nagushaka kwitiranya n'abantu ibyo byo kuvuga ngo nagushaka kwitiranya n'abantu babyize iyo uvugishije ukuri ku burya ikintu cya mbere gisetinga umuntu free ni ukuri I know ariko ngiye ibintu byose nabwo byarukura ahubwo ngewe muraza kumfasha noneho nge nkora akantu buri kantu kose muvuzeho umuntu ambwiyeho nkavugeho nimushake wenda n'undi muntu gice atekereza yumva ari ntari kuvuga bivugeho ariko nge sindaza Bosco tugendane gato ndagukorera nkuko ubishaka Bosco niyo mpamvu yatumye gutandukana n'uwari manager wawe cyangwa n'uwareberaga inyungu zawe reka guca hejuru ngo agiye cyageze n'ibiki byose ngo nabigenza gutya vugisha ukuri okay impamvu yatumye ntabaye ntari kumwe na Irene niwe n'ubundi twari turi kumwe ntabwo ndi wabeshye kutavuga nekereza ko kuvuga cyane atari byo biri mu bintu biri bungire umwana mwiza wenda nsanzwe ntariwe cyangwa ndiwe ikintu gihari hariho kutabona umusaruro wa brand nabibabwiye ariko wenda nabibabwiye mu buryo mutabyumvishe hari brand nziza cyane nzahora numva nazirikana yo kuba umuntu yaragufasha akagushyira ahantu numva nyine ibintu abantu benshi bananiwe gukora kandi bari babifitiye ubushobozi ariko impact ya brand ni njyubaho buriya hari umuntu ushobora gutakiza kuvuga ngo nuko nguko ngo bigenda ngo umutini muvurije ngo acyaga ari gukandira nabonye udukomenti nk'utwo ariko I was like kubera ko utazi kuntu nari ndiho ntanakuganirizaga utazi n'intego yanjyanye muri no muziki ntabwo ubwo buzima babumenya ntabwo ibyo nshaka wabimenya nawe uko mbaye wabimenya niba ngenda nkakora ikintu umuntu ugeze nkaho ngeze yakabaye adasaba ahubwo akikorera ngewe noneho nkagisaba ntabwo ibyo wabimenya rero no kuvuga no kujajinga kubera ko wumvishe ko aho wambonye hari aho nibyo nabyo ni uguhubuka cyane mu mitekerereze ubwo mbanyujijemo message y'abantu nyine nabonye blaming abantu so rero impamvu straight to the point impamvu nyine tutahuje like ntagumanye nawe yarari busy yari afite brand ebyiri zikomeye yarari kumanaginga afite akazi ke nako gakomeye kamusaba guhora akora amanywa n'ijoro mbona kumanagingana n'ibyo byombi biri kwica impact ya brand kuko brand irakomeza igakura ariko ntago ngiye brand ntago nyitaho kuba munzi ni ukuri kw'Imana munzi mubare mwambwire nk'ubu munzi ndi nk'umusazi cyangwa mukaba munzi ndwaye n'abantu bajya barwara mukaba mubazi n'abantu bakaba bafite ikindi kibazo mukabamenyera kubw'icyo kibazo ariko buriya kumenya kwanyu ni byiza ariko uko munzi nabyo iyo atari ibyo nabyo ni bibi igihari nuko hamwe n'ibyo bintu byose yamanagingaga byamugiraga busy so singire managerial care and sinagombaga kubigumisha gutyo
ikingiriye akamaro nuko ngiye nagombaga kuvuga ngo noneho aho bizicwe nanjye basi wenda wenda bizapfe kubwo guhitamo kuva aho biri gupfira, kuko nanone ni ikibazo. So icyo nicyo muri make twapfuye si no kugipfa, ntekereza ko ari mu rwego rw'imitekerereze umuntu ageraho. nakumvishe niyo twabyumvishe niyo so urivugiye ngo hari brand ebyiri biza kurangira ubaye neglected. ubwo mbihuje n'ijambo uvuze ngo managerial care. iyo brand yindi ni iyihe? Of course ndi muri label imwe na Bavesi na Dorcas, nabo twaginaga dufatanya wenda gufasha, ariko abo nibo bahaye imbaraga zo kuba abantu nyine bakunda ibi bituvamo. Nabo twaginaga dufatanya wenda gufasha, ariko abo nibo bari bahari, kandi twese Imana yari yaraduhaye imbaraga zo kuba abantu nyine bakunda ibi bituvamo. So rero izo zari brand ebyiri kandi zikomeye. Iyo rero ngewe umuntu adafite umwanya kandi nanjye ndi part y'umwanya we, mva mu mwanya we. Okay, niyo Bosco ni umuhanga avugira mu migani, kandi ntabwo dufite mwanafunzi muri space ngo aze kudusobanurira, ari gukoresha ikinyarwanda kiremereye, ni imfura cyane, ari mu gahinda ke ni, ariko ijambo ngeri bize gufata mu gutandukana nawe, avuze ko atabonaga umusaruro w'ibihangano bye cyangwa by'akazi yakoraga. Biroroshye ubwo yumvishe niyo Bosco naho ubundi bamutegereje ko abantu bari ahanga nabizi mukunda ahanga, ubundi tuvuga ibintu mazina yabyo, ariko niyo Bosco ni umuhanga, niyo Bosco ni umusore ufite ubuhanga n'ubwenge bwinshi. So turaza gufata icyo gicyo mvadeka Godfather, reka maze ikibazo cyanyuma go ahead. hari brand ebyiri, nyir'ubwite yarazi ko niwe warugize indi brand yindi, kuko niwe wandikaga indirimbo hafi ya zose, hit zose twamenye. Byagenze bite kugira ngo twese turabizi hari umuntu ukubakira brand, yubaka brand ye akakubakira n'indi brand yindi, kuko hit zose twamenye niwe wazanditse. Kereka nimba ubeshya, kandi abizi ko utabeshya. Byanditseho, biranditse, biri documented, byo ntabwo ari ikibazo. Kandi kiza suko ari nge wanazanditse, ikiza nuko mwazimenye bamwe muri mwe ibyo nta kibazo twazimenye. None ni gute umuntu agera kuri level yo kugira ngo yivane amata mu kanwa nk'ayo ngayo? Ayo ni amahitamo y'uwayivanyemo, niko nika. Ni ibintu ntamenya pe. Take over. Yeah, let me go with this with Niyo Bosco. Reka nkubwire ikintu kimwe, ntabwo turanga kugira ngo tuguteranye n'umuntu, ntabwo ariko bimeze, kandi nakubwiye ngo n'uburenganzira bwawe kwirekura ukavuga. Ahangaha mu bantu 1200 baraha barenga, icyo twifuza nuko tutashobora kubona Bosco azima, ntibikunda, ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Iryo jambo ry'Imana yavuzeho kabisa bro. Twajya guhinga ibirete, amafaranga avuyemo tukaza gukora umuziki. So tugende gakeya rero, tube tuvuye aho ngaho. Twajya guhinga ibirete, nibyo twajya guhinga ibirete, amafaranga tukayazana gukora umuziki, kuko ufite impano, ubwawe uri impano igenda. So tugarutse aho ngaho rero, tugaruke ku kintu kimwe, ndagenda one by one, ntabwo tuzakurekura, so here's the thing. Tugaruke ku modoka yakozwe kampanye, ndibuka Aline Gahongayire avuga ko bagiye kugurira Niyo Bosco imodoka. Ubu twari ihe modoka? Bro, none se ayo makuru. Okay, cyakoze ndibuka ko nigeze nakoze indirimbo yitwa Izindi Mbaraga na ALINE. Bakoze campaign y'imodoka yo kuvanga abantu bangurira imodoka. It wasn't my desire. Ngewe numvaga ibyo ngiye ari n'uburyo bwo gusabiriza. Sinzi ntabwo njya nkunda
ubwo buryo nyine bwo kubwira abantu ibintu nk'ibyo iyo by'imodoka mba numva wenda dushobora gukora nakora ahubwo abantu bamfasha bakareba indirimbo zanjye bakaza muri show zanjye bakagura indirimbo zanjye nkayigurira ariko nanone nkasanga nanone kubikora gutyo nanone ni urukundo umuntu wese kwifuriza ko wagira ikintu cy'agaciro mu buryo bwihuse ntagaba kwanze iyo rero iyo campaign yarakozwe icyo nzi ni kimwe ni uko nanone nkasanga nanone kubikora gutyo nanone ni urukundo umuntu wese ukwifuriza ko wagira ikintu cy'agaciro mu buryo bwihuse nawe ntagaba kwanze iyo rero iyo campaign yarakozwe icyo nzi ni kimwe ni uko nk'ahantu amafaranga yagombaga guca ari njye wahakontorolaga amafaranga rero aho ngaho hari hariho simukadi nakoreshaga biba ari n'ibya kera kugira ngo mbisubire nyine ntabwo mba ndi kubyibuka byose ariko icyo nibuka ni uko nakoresheje ntabwo ari kera cyane nakoresheje simukadi yanjye amafaranga nakiriye ashobora kuba atageze mu 100,000 y'abantu bohereje urumva aho ninjye wakontorolaga ibindi rero byakurikiyeho nta makuru namwe mbifiteho niba hari n'undi wenda umuntu wohereje kahandi hantu babahaye cyangwa twabahaye kuko nanjye nari mbirimo ibyo nabyo aho nashobora kugenzura ni simukadi yanjye natanzeho nimero niyo yes nifitiye amakuru nihereye abanyarwanda nzi umuntu wohereje $3,000 by'amadolari kuri NIYO BOSCO ayo makuru ayazi happy case ariko hari ibintu ndi gutekereza buriya si ubwo amafaranga ntamenye amakuru buriya ntiyakoze ibindira wenda simbwirwe ko ari impano ariko wenda akajyaho okay bro nta makuru mbifiteho kabisa nta makuru nyine mfite ibyo ndi kubabwira n'ibyo nzi ibindi wenda umuntu uri kuri space ashobora kuza agatanga ikindi gitekerezo cye ibyo rero icyo ndi kubabwira ni uko aho ngaho kuri simukadi niho nakiriye nyine wenda kuko ninjye wabyikontorolaga $1,000 yari simukadi yanjye abantu babyibuka nimba hari umuntu wari ubirimo yari yahirwaga na nimero yahirwaga na 12 twarayitanze ahantu hose ariko iyo ninjye wari uyifite nayo mafaranga nakiriye kuko wasangaga abantu benshi ubohereje nyine wenda menshi yohereje nka 50,000 abandi 5,000 ni ndabashimira Imana izaho umugisha kuko nayo ngayo umuntu ari yatanganye umutima ni ikintu gikomeye cyane umuntu atabasha kurenza ingoye ariko ibindi nta bindi nzi kabisa kubijyanye n'iyo campaign yo kuvuga ngo bagura imodoka Godfather campaign y'imodoka yavuyemo ari munsi y'100,000 by'amanyarwanda yes ntago amadolari urumva 100,000 by'amadolari byajya kuri momo bro ariko hakaba hari 3,000 byoherejwe niyo BOSCO atazi by'amadolari ubwo ni 3,000,000 ninde wabyohereje y'umuntu umwe ngo n'amayero by the way ubwo ni nka 1,000,000 n'amayero nta nubwo ari amadolari n'amayero nka 3,000,000 n'ibihumbi 300 no uwo n'umwe niyo BOSCO breaking news ku breaking amakuru wenda kuko of course wenda kuko ntabwo ari kubimenya kuko n'undi abakoboyi nyine babaga babicishije anyway duceho gatoya nta nubwo ari n'amadolari bro n'amayero okay ni indi information nakiriye
Okay, nyine ubwo nuko byagenze, like what can I do? Ntekereza ko hari message twabireba. nakiye Godfather ngiyewe ubwanjye nohereje amadolari 537. buretse gatoya ibindi bisobanuro ndaza kubikoherereza n'ama screenshot y'uburyo nohereje. uwo ni umwe, uwo si umwe. 537 Hari mu abantu biki? bohereje amafaranga. ibindi bisobanuro ndaza kubikoherereza n'ama screenshot y'uburyo nohereje. uwo ni umwe, uwo si umwe. 537 Hari mu abantu biki? bohereje amafaranga wabimenya gute Musa? Like nyine aho hari by'imodoka cyangwa ngerageza numva abantu bangiriye neza. Abo bantu rero ndanabashimira babikoze mu izina ryo kugira ngo wenda umuntu bagire kuri iyi nshuro turi kubivugaho, nta kintu na kimwe dushobora kubikoraho usibye wenda kubivugaho. ntabwo ariko uribeshya cyane. No niba utekereza ko ari kubivuga gusa uribeshya cyane. No Bosco harimo no gusubiza ibihe inyuma se noneho nkayakira. turasubiza ibihe inyuma amafaranga urasubiza ibihe inyuma kandi tuzana ibyajyanye n'ibyo bintu bigarure. murarenze cyane. ntabwo ariko niba utekereza ko ibintu bya mbere, icya mbere izina ryawe rigomba gusubira kuri map, urumva? Icya kabiri ntabwo amafaranga ntabwo yagenda gutyo, ibyo nibyo byibagirwa. Rero ndashaka gusaba umuntu wese uzi ko hari igikorwa cya Niyo Bosco wigeze ugeramo no kohereza amafaranga, nyandikira muri DM nkuko abandi bari kubigenza. ufata ngenda niyo yabara amadolari 5 ubyandike, ndakohereza na details z'uwo muntu anyway. uzize izaba anonymous ariko ndabikohereza ubyirebere. Thank you so much. So icyo dusaba ntabwo mu by'ukuri Ben Kayiranga ushobora kuba umuzi. Ben Kayiranga uze kuzamuka, wari wasabye ijambo, urakintu ushaka kubwira Niyo Bosco, uze kuzamuka my brother, ni umurigende. So tukira aho ngaho rero Niyo Bosco, yes, tuve ku icyo kimodoka. Sinzi niba Aline Gahongayire ari kuza muri ikese kubera iyi modoka. Banze umubaze Aline Gahongayire mufitanye we mubano umuzi gutewe bimeze bite? Okay, twagiye. Sha bro, ngewe umuntu ufitanye nawe umubano nyine like mwanamenye, ntekereza ko Aline ni inshuti yanjye. Rero Aline we ni inshuti yanjye kabisa, n'abandi ni inshuti zanjye, ariko Aline nyine nta kindi kintu kirenze kuba tuziranye, ari umuntu nduta ungira inama, ni sofa nibyo nzi, niko tubanye, niwo mubano mwiza, ndabishimira ko ari uko bimeze. Nta kindi kintu numva mbiziho, like icyo nzi nuko gusa nyine tubanye neza, ari umuntu ungira inama, ari umuntu ushobora kubaza ikintu akakinsubiza, ari umuntu ushobora kwanga wicaha. Rero mugabona kasongo yiwa ibintu twari kubyubwira ne oya mwebwe ndashaka kubasaba nanone mu kuganira kwanjye namwe Godfather, ahubwo bakujundikishije ariko Godfather, mu kuganira kwanjye namwe ntago ntekereza ko ikiganiro kitagizwe no kuvuga ibintu bibi gusa bro. Nyine mu bintu nimba mwabiteguye muvuga ibyo mwe muzi, noneho nanjye tuze kubyungurana n'ibitekerezo. Bosco ntabwo niyo babara turi kubaza ibibazo, ntabwo tuvuze ngo uze none se kankubaze bifitemo izihe nyungu kubona dufata ibyiza Rene yakoze tukabigira ibibi. Dufite izihe nyungu zo gutandukanya n'inshuti yawe Aline Gahongayire? Haje rero kutabaho kongera kwibaza ikibazo nk'icyo kugira ngo duhuze nyine kuko nanjye cyo muri bushake ko mbasubiza ndakibasubiza, ariko nanone simvuga ibyo nifuza ko mvuga, kubera ndabizi ko biri mu nyungu zanjye n'urukundo, ariko nanone tuze kurezona, sibyo? Dukomeze tugende gato. Okay, Niyo Bosco, ubu ngubu umuziki wawe uhagaze uti? N'ababeshye rero, like nyuma yo gutandukana na management twakoranaga, na tryinze nyinshi, nsanga rimwe na rimwe umuntu
noneho nibwo noneho yabagiye noneho no mu biruta ibyo yari arimo mbere. Ndavuga ni noneho reka mfite umwanya wanjye wo kwitekerezaho mvuge ngo noneho nkeneye iki muri iyo minsi ndi yo kwitekerezaho no gukora n'izindi ndirimbo wenda kugira ngo ntazaza amara amasaha. Nagiye mpura na byinshi, abantu bavuga inkuru nyinshi ziba created. Rero ni naho naje gucanganya, ntabwo ko nacanganyikiwe, ntabwo ndaza kubabeshya, navuze ko tugomba kuba fair. Haje umunyamakuru, umwe mu banyamakuru dufite, nimvuga ibye murahita mumenya uwo ari we kuko ntabwo bitangaje cyane ku buryo ari ubwiru. Araza arambwira ati abatipe sasa bari gutegura ibintu byinshi byo kukubwiraburiza hanze. I was like nta n'ibintu byo kurabura bihari kuko nta n'ibyo ubundi umuntu aba atazana byose n'ubundi byinshi mwagiye mubimenya. Hari ibyo abantu benshi batari banze bamenye. Ndavuga ni se bazabarabura icyo babipanze rero bagomba kubishyira ku ma YouTube. Barimo barashaka kugira ngo bakoreshe umukozi wawe avuge byose. Muri famiye habaye ikibazo kinini twese cyatubabaje, harimo mukuru wanjye nawe wari wongeye gukatirwa kubera ko afunze. Ibyo nigeze kuzambivuga kubera ko nabivuze ndi kumva atari issue z'amabanga. I'm sorry ku muntu wumva offended. Yes. Kuri rero ukuntu byahise bigenda numvishe nyine nabaye confused, numvishe mbaye emotionally offended. Noneho numva nyine like mburaga control. Umuntu rero akubwiye ngo hari abantu bari bagamije gufata izina ryawe kandi wumva ko babishoboye, you speak up, uravuga nyine uravuga ukumva bavuga ibintu byose. Ariko noneho mbivuga nganiriza uwo muntu mvuga ni wenda arambwira se ko watandukanye n'umuntu uzama amakuru ryari tubitangana. Ndavuga ni rero reka nsohora indirimbo, ntabwo nyine muha amakuru y'uburyo natandukanye na management. Ariko noneho kubera ko yaranzaniye amakuru navuga ni uyu muntu abikoze kubw'urukundo, ntange reka muganiriza uko nabyumvaga. Harimo ariko n'ibyo bintu byose biterwa n'uko umuntu aba aramuka n'ibindi byose biza byongera mutwe we, ubundi ntabe wa wundi yari akiriwe ugishoza ugitekereza unareba ngo niki gifite akamaro. Noneho ntavuge sinari nyiri uwo muri ako kanya. Ndavuga kumbi uwo ari kurikodinga ibyo ndi kumubwira ntabwo azi situation ndi kwivugana kuko harimo agahinda kenshi kansanze no mu bindi. Hagina recording ashyira kuri YouTube hazamo noneho kuba ndi kwatakinga umuntu wamfashije like and ibyo bintu ku giti cyane. Nabyo numvaga nyine muri undi ndaza kwivugaho ku giti cyanjye. Byabayeho byari biri mu kuri, bimwe mu byo navuze n'ubundi nyine navuze ibintu bimeze nka analyse zanjye ku giti cyanjye. Ariko noneho sinumvaga ko bireba abantu abo ari bo bose kubera ko byabaye recorded. Byabaye nko gusebya, byabaye nkaho hatarimo kuzirikana kubera ko nanjye nabwiwe amakuru ngira ngo umuntu bimbwiye arankunze, nanjye ndamuganirira noneho bifatanye n'ibyanjye bibi byari binsanze byose bijya mu mutwe. Mburaga control ko kuvuga ngo ni ibintu byaba ari byo cyangwa atari nabyo. Buriya ino public birayireba. Noneho uwo muntu ndabimuganirira kubera ko numvaga public bitayireba. Kumbi wari kurikodinga kuko ni umunyamakuru. Kumbi ibyo bintu byo kuvuga ngo baragiye ngo bakora inkuru ngo zo kunsebya nta n'ibyabaye, ahubwo we yashakaga ibintu ikiganiro kiri exclusive gutya ashobora kuza kumvisha abantu akumva ko twavuganye. Kandi njye nabikoze mu rwego rwo kumva ko ari inshuti. Ndabavuga nzaniye amakuru uyu muntu yababajwe na situation ndimo aka kanya, waragenda rero bitangaza nk'amakuru. So numvishe njyewe kuri njyewe nkurakoze ikosa rikomeye.
nakoreshejwe kosa cyangwa se nararikoze ariko noneho hazamo n'umuntu uri sensibiliza. Ibyo bivuze kugira ngo nganishe ku mubano wanjye na Irene aka kanya byaramubabaje kubera ko nyine nawe wafashije umuntu uri kumva arimo arakubwira undi muntu akuganira n'umuntu kubera ko wenda amakuru bamuhaye uwo muntu ugushakaho amakuru nawe amuzanye nk'ikiganiro kugira ngo mumuganire kugira ngo abone ayo makuru. So biramubabaza kandi nanjye byarambabaje of course kuko ubu sinjye uwo ndiwe ntabwo ari uriya wavugaga kuriya byaba ari byo cyangwa atari byo ariko numvaga public bitayireba. So rero ngewe icyo nakoze nafashe iya mbere ndandikira Irene ndamubwira rero ntabwo ibintu numvaga nshaka ko ariko bigenda waramfashije nzahora mbizirikana. Twari twabwiye abantu ko ibintu kuko kandi rwose gutandukana ntacyo byacu byari bitwaye ariko ibi bintu byajemo akantu kameze nk'agacenga navuga ko nabivugishijwe ntabivuze. Like musaba imbabazi uko mbabwira niko biri ndi musaba imbabazi zihagije bikora kenshi Imana imbabazi kuko yambabariye ntekereza ko nabariwe bihagije. Gusa muri icyo gihe n'ubundi ntabwo nakomeje kumva inkuru abantu bavuga nk'abo mwumva muranyujeje akavideo ngo usigaye ukoresha ama drugs nkumva umuntu utananzi ari kubivuga nk'aho yabibonye. Ibyo byo numvisha ari attack zikunda kutuzaho nk'abahanzi murumva kuvugwa ari ibisanzwe. Ubu umubano rero wanjye na Irene aka kanya harimo kwiyunga kwinshi, harimo kongera gusubira uko twari tumeze. Dushobora kuba tudahujwe n'akazi ariko nanone tudahujwe n'inzigo. Nta muntu n'umwe wagiranye inzigo n'undi. Nicyo numva aka kanya, niyo mpamvu aka kanya mfite amahoro. Ariko umuziki wanjye ukomeza ubu of course wasubiye inyuma kuko maze igihe kirekire nasohora indirimbo. Hari hazamo n'ubushobozi no kugira ngo uko naje n'ibihangano byanjye urwego byari biriho ntazapfa kuvuga ngo reka mfe gukora noneho nkora ibintu bito kurenza uko byari bimeze. Ndavuga nti reka nikusanye kuko birashoboka ndandika nako ni akazi kantunze. Ndavuga nti reka nandike reka nkora iki nzaze mvuga nti noneho abantu banyumve uko nje. Ubu rero mugiye kuri album yitwa Ijwi ry'Umutima, muri tweet zanjye baraza kubibona, baraza kubona ndi kugenda nyivuga cyane. Album yanjye izaba igizwe n'indirimbo zigeze muri 12 hagati ya 12 na 15 ziri kurangira. Nta gihindutse nko kuri birthday yanjye izaba ari kuri 25th May nzahita nsohora indirimbo. Nuko umuziki wanjye uhagaze. Uruhare rwabyo nuko n'ubundi nyine ibibazo nk'ibyo bibayemo stability iranyeganyezwa tu, niyo mpamvu. Alright. Ikintu mbashije kumva, ikintu mbashije kubona ariko baza umutipe ufite ubwenge bungana gutya, umutipe uca